ngwenurare waramutse ngwenurare waramutse. Tariki ya 8 Werurwe buri mwaka u Rwanda rwifatanya n'isi yose kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'umugore. Twishimiye cyane kwifatanya namwe, ariko ndagira ngo basabe munyemerere tubanze twifurize abagore n'abakobwa bose umunsi mwiza. Muri uyu mwaka insanganyamatsiko urwego rw'igihugu cyacu iragira iti umugore ni uw'agaciro none n'ejo. Nagira ngo rero mbanze mbashimire cyane ko mwaje kwifatanya natwe banyakubahwa mu nzego zitandukanye kwizihiza uyu munsi mpuzamahanga w'umugore, kandi twishimire intambwe imaze guterwa mu rugendo rwo guteza imbere umugore mu Rwanda. Ndagira ngo rwose mwihe amashyi kuba mwaje mwese musa neza. Ubuyobozi kandi dushimishwa no uburenganzira bwasubijwe umugore bwamuhaye n'inshingano, kandi muri rusange akaba nazo abasha kuzisoza neza. Munyemerere rero rangize iri jambo nongera kubifuriza umunsi mukuru mwiza n'umuryango utekanye kuri buri wese witabiriye ibi birori, by'umwihariko abanyakigali bose ndetse n'umuryango nyarwanda muri rusange. Murakoze, mugire umugoroba mwiza.